bavandimwe nshuti babyeyi bana bato basore nkumi mwese aho muherereye hirya no hino mukaba mwahisemo gukurikira Ebeneza Niyo TV. Uwiteka abaha umugisha kandi abishimire. Reka mbanze ngutera amatsiko nkubaza nti iyi korali se waba uyizi? Iyi se urayizi? None se iyi yo waba uyizi? Iyi se yo? Ari ibanga kuba muri Yesu kandi yari imbaraga mu maraso ye, nicyo gituma umwizera adakorwa n'isoni ahubwo agahabwa ubugingo buhoraho. Ngaho mbwira n'iyi ngiyi waba uyizi se? Gusa icyo ntabura kubabwira cyo nuko kuri wa 15 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 ya korali maze iminsi bagezaho mu biganiro bitandukanye niyo yateranije imbaga ingana gutya ndetse n'amakorali asaga 40 na iyo nta yindi mvuga uretse God is Good Choir yo mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rya Kumukenke intara y'ivuga butumwa yambuye. Aha turi ni ku itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rya Gatovu intara y'ivuga butumwa yambuye, niho ibi birori byabereye. Turi ku munsi w'isabato, wa munsi Imana yaruhutse imaze kurema isi mu minsi 6, hanyuma ku munsi wa karindwi iraruhuka, kandi yawuruhukanye na Adamu na Eva, abantu babiri yari imaze kurema mu isi. Kuva ubwo biburuhererekane bivuze ngo natwe bariho muri iyi minsi ya none, kuri uyu munsi w'isabato duhurira hamwe tukaramya Imana yacu, tukibuka ubudahangarwa bwayo butangaje mu bibazo bitugoye byose, tugahurira hamwe tukaririmba, tukayihimbaza, tukayiyambaza, tukayiramya. Namwe turabagezaho ubutumwa bugira buti nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye rwose, muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Kandi umuntu udahitamo kubaha Imana no kuyihimbaza ahubwo agahitamo ibihimbano by'abantu, uwo nguwo afite akaga gakomeye cyane. Nyamuneka ntabwo dushaka kuzazamuka ikirere twenyine ngo usigare. Niyo mpamvu tukurarika ngo ujye dufatanye kwereza izina ry'Imana yacu, twibuka ubudahangarwa bwayo, gukomera kwayo, itegeko ryayo rikuru kuri buri kimwe cyose kidutesha umutwe. Nikomeze ihabwe icyubahiro. Icy'ingenzi ni ukubaha Imana tugahabwa ubuzima bw'iteka, ubuzima buto dufite hano ku isi. Nk'uko inshingano yacu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi iri ariyo kwamamaza ubutumwa bwiza bugamije guhindura abandi abigishwa kugira ngo dufatanize hamwe urugendo rugana mu ijuru, mu mpano ikomeye ijuru ryaduhaye umwanzi Satani arwanya kuva mu bihe bya kera kugeza n'ubu ngubu azakomeza no kurwanya. Nanjye nshimira Imana cyane iki cyanzu yaciye kugira ngo tujye twumvamo inkuru nziza z'ibyabereye hirya no hino, zibasha kudukiza, zibasha kujya aho zituvana naho zitugeza, tutitaye ngo bimeze gutya na gutya, ahubwo icyo turangamiye ari ukugira ngo n'abandi bakizwe. Icyo twamenye dusabwa kukigeza kuri bagenzi bacu. Iyi nzira rero yitwa Ebeneza Niyo TV, Imana ikomeze ihire kandi ihe umugisha kugira ngo ibitambuka hirya no hino aho tubasha kugera bijye bibasha kubageraho kandi bigere ku ntego yabyo. Twiteguze n'abandi kugaruka kwa Kristo, aho ari hafi kutwinjiza mu bihe bishya yaduteguriye bitazarangwamo ikibi icyo ari cyo cyose. Ndabibutsa ko yari intego ya New Times Family Choir nayo yitabiriye iki gitaramo, ni y'Inyamirembe Igitwe, aho bakomeze kuvuga bati
harimo imana muri Isirayeli. Dufite imana yiteguye kuduhagarikira aho rukomeye, yiteguye gusubiza ibyangiritse muri twebwe mu mwanya wabyo igihe tuyemereye, kandi irashoboye, izabikora kugira ngo tube intumwa zayo nziza hano ku isi. Baririmbyi mwese mugire amahoro, baririmbyi mwese mugire umugisha, abatari abaririmbyi namwe mugire amahoro. Iyi nshingano izakomeza no mu bwami bwo mu ijoro. Turi hafi gutaha, mwitegure, buri wese agira ibihe byo gusenga kugira ngo ijuru rimugenderere, Mwuka w'Imana akomeze ayobore imitima yanyu. Mukurikire igitaramo.
koko yaragize rwose n'amanutse ntabwo mureba ko yangishije ibirenge hariyo Imana wo mu Isiraheli hariyo Imana hariyo Imana wo mu Isiraheli hariyo Imana ufite Imana ifite ubushobozi bwo gukiza indwara nawe uyu munsi niba ubishaka isanga iyo Mana isenge kwiyahura yarako wigirire hariyo Imana wo mu Isiraheli hariyo Imana ufite Imana ifite ubushobozi bwo gukiza indwara nawe uyu munsi niba ubishaka isanga iyo Mana isenge kwiyahura yarako wigirire hariyo Imana wo mu Isiraheli hariyo Imana ufite Imana ifite ubushobozi bwo gukiza indwara nawe uyu munsi niba ubishaka isanga iyo Mana isenge kwiyahura yarako wigirire Wibuke kwa Yayiro bari bababa bafite agahinda kubera umwana wari wabakuwemo aramuzura mu bahari buzima hariho ibanga kuba muri Yesu kandi hari imbaraga mu maraso ye nicyo gituma umwizera adakorwa n'isoni ahubwo agahabwa ubugingo buhoraho hariho ibanga kuba muri Yesu kandi hari imbaraga mu maraso ye nicyo gituma umwizera adakorwa n'isoni ahubwo agahabwa ubugingo buhoraho Yesu ndagukunda ibyo wankoreye sinzabyibagirwa kwitanga kwawe niko gutuma ndiho mwami wanjye hamwe icyubahiro hari ibanga kuba muri Yesu kandi hari imbaraga mu maraso ye nicyo gituma umwizera adakorwa n'isoni ahubwo agahabwa ubugingo buhoraho hari ibanga kuba muri Yesu kandi hari imbaraga mu maraso ye nicyo gituma umwizera adakorwa n'isoni ahubwo agahabwa ubugingo buhoraho nshuti yanjye reka mbikubwire yewe uwo Yesu naramubonye ubwo nari mfite ibibazo ndemerewe naramutagiye arantabara hariho ibanga kuba muri Yesu kandi hari imbaraga mu maraso ye nicyo gituma umwizera adakorwa n'isoni ahubwo agahabwa ubugingo buhoraho hariho ibanga kuba muri Yesu kandi hari imbaraga mu maraso ye nicyo gituma umwizera adakorwa n'isoni ahubwo agahabwa ubugingo buhoraho nicyo gituma umwizera adakorwa n'isoni ahubwo agahabwa ubugingo buhoraho nicyo gituma umwizera adakorwa n'isoni ahubwo agahabwa ubugingo buhoraho hariho ibanga kuba muri Yesu kandi hari imbaraga mu maraso ye nicyo gituma umwizera adakorwa n'isoni ahubwo agahabwa ubugingo buhoraho Nacyo mbijyawe kuko mw'ijuru no mw'isi nawe
Hallelujah.
twese mu biganza agenda aririmba Yesu we wamugejeje agenda avuga